yangane make umunsi mwiza yangane ntabwo nzagaruka kuri stade nisizirangiye shamwana harimo ikintu wivuga ngo yewe nimbura igikona sinkuzi birakureba ariko ujye umenya ko imitima yacu yashenjaguritse yangane make umunsi mwiza yangane ntabwo nzagaruka kuri stade nisizirangiye karira so ntabwo bireba Tadeyo warakoze sha agahinda Uwiteka amarira izabasari bari abatadeyo akagahinda afite Imana izayababara akagahinda afite bari abantu bari hano bose Uwiteka Nyagasani Imana birebe murareba Tadeyo yatuguriye abakinnyi n'ukuri kw'Imana ndareba bari abantu nabona igitego izina ry'Imana nkakibura turi abantu baba reka nkubwire ahantu Rayon Sport yatangiriye ijya gupfa ibi bintu byakozwe n'umuntu witwa Muvunyi yarakoze n'ibyiza ariko aba basaza ibintu bakoze bagafata ikipe umuntu akarokirita umukinnyi runaka undi akarokirita umukinnyi runaka buri wese akarokirita ikipe ikaritirwa n'abantu barenga 15 bamara gushwana buri umwe agafata abakinnyi be akabategeka icyo bakora bitewe n'uko yabako Ekipe ya Rayon Sport yiganye ikipe ya APR itsindwa na AS Kigali mu mukino wo ku munsi wa 8 wa shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda ya 2025-2026 wakinwe kuri iki cyumweru saa 9 kuri Kigali Pele Stadium i Nyamirambo. Uyu mukino watangiye nta kipe n'imwe imarana umupira umwanya ngo yubake ariko Rayon Sport ikajya ibona uburyo bwishi imbere y'izamu binyuze mu ruhande rw'imoso rwa Aziz Bassan. Rutahizamu AS Kigali Rudasingwa Press yanyuzagamo akabona imipira imbere y'izamu ariko ntihagire ikintu ayimaza. Ku munota 23 Tony Kitoga wa Rayon Sport yagerageje uburyo arekura ishoti riremereye ari inyuma y'urubuga rw'amahina gusa rinyura impande y'izamu ho gato. Rayon Sport yakomeje kubona uburyo bushingiye ku kurekura imipira ya kure nkaho Adama Bakayoko yari ku ishoti riremereye ariko bisanga umunyezamu wa AS Kigali ahagaze neza. Ku munota 43 Tarisise Shimiyimana wa AS Kigali yari ku ishoti riremereye ariko rinyura impande y'izamu ho gato. Igice cya mbere cyarangiye amakipe yose anganyije nta n'imwe ibashije gutsinda byari ubusa ku busa. Mu gice cya kabiri Rayon Sport yaje isatira cyane ndetse ku munota 48 yashoboraga no kubona igitego kuko hari shoti ryarekuwe na Adama Bakayoko ariko rinyura hejuru y'izamu ho gatoya. Abafana bari batangiye guserebura bazi yuko igitego cyagiyemo. Bigeze ku minota 53 Rayon Sport yakoze impinduka mu kibuga havamo Habimana Yves hajyamo Harerimana Abdelaziz. Byatumye ku minota 70 AS Kigali yafunguye amazamu kuri kufra yari itewe na Nirushwa Aime. Umupira usanga Shimiyimana Tarisise ari kuri shoti riruhukira mu cundura igitego kiba kiranyoye. Ku minota 76 Murera nayo yongeye gukora impinduka mu kibuga havamo Adama Bakayoko maze hingiramo Asumani Ndikumana wari umaze igihe kinini adakina kubera imvune n'uburwayi byakomeje kumusimbura naho. Bigeze ku minota 85 AS Kigali yabonye igitego cya kabiri gitsinzwe na Dushimirimana Olivier bakunda kwita muzungu. Umukino warangiye AS Kigali itsinze Rayon Sport ibitego 2 ku busa. Nibutse yuko ejo APR nayo yari yatsinzwe na Musanze kuri stade Ubworoherane ibitego 3 byose kuri 2. Rayon Sport yatsinzwe uyu mukino nyuma yuko mukeba wayo nawe yari yatsinzwe ku munsi w'ejo. Undi mukino wakinwe AS Muhanga yatsinze Mukura ibitego 2-1. Tarisise Shimiyimana yishimiraga uburyo yongeye gutsinda igitego noneho akagitsinda Rayon Sport. Umukino unuko warangiye ikipe ya Rayon Sport itsinzwe ibitego 2 byose ku busa. AS Kigali ihabonera ishema yongera gusebya nanone ikipe ya Rayon Sport. Ikipe yacu imeze nk'umuntu wakoze impanuka
ugakomereka umutwe, umugongo, amaguru, amaboko, irarwaye impande zose. Nta buyobozi, nta mutoza, nta bakinnyi, isigaranye gusa abafana nabo bafite umutima ukomeye. Rero bikeneye kuyivura bahereye hejuru bakamanuka bakagera ku kirenge. Umutoza ntayishoboye, abayobozi ntibayishoboye, imeze nk'umwana w'imfubyi, nk'umwana wirera. Icya mbere gikwiye gukorwa mu buyobozi, tukabanza tukabona ubuyobozi. Niba ari RGB izadufasha, ibi bintu perezida yabisabye inshuro nyinshi ko Rayon Sport bayifasha. Abasaza basubiranyemo, bamaze gusubiranamo, umwana bahawe bamuta ku gasozi ameze nk'imfubyi. Rero bikeneye ko niba ari RGB, niba ari Ferwafa izadufasha, urwego rwose rwadufasha, urwego rwose ruzadufasha, kuko Ferwafa yadufasha cyangwa se tukadufasha, tukabanza tukabona abayobozi bazima bakunda ikipe, atari abo kuza gushaka icyubahiro muri reyo ariko badafite umutima wo gukunda ikipe. Rayon Sport muri rusange bidakozwe tuzarwanira kumanuka.